Mbahaye ikaze kuri Fastborn TV show. Uyu munsi mbazaniye iki? Mbazaniye isomo ryiza kandi uri bukunde. Iri somo rero rirakorerwa kuri WhatsApp ku muntu waba akoresha WhatsApp business. Dore icyo mwuzaniye. Okay, urayifite muri telefone yawe, nibyo ngiyi hano nanjye ndayifite. Reka nyikoreho gutya. Nimera kuyikoraho ndashaka kubigisha iki? Ndashaka kubigisha ukuntu washyiramo greeting message. Ya message iza mu gihe umuntu akwandikiye telefone yawe itari online, hanyuma ikahita imusubiza imumenyesha impamvu utari online wenda bitewe n'ibyo wanditsemo, hanyuma kuri boneke mu kanya ukamukontakta cyangwa se ukamwandikira nawe. Iyo ufitemo ino WhatsApp business rero uyikoraho gutya. Nyifitemo murabibona, uyikoraho. Hanyuma amara kuyikoraho urayibona nyine ni WhatsApp business. Waneza kuyikoraho ukaza hano hejuru kutudomo dutatu. Utudomo dutatu ukadukoraho, wamara kudukoraho ukajya kuri tools. Urabibona nyine, ukaza ukakora kuri utudomo dutatu, ukansubira inyuma gato. Wamara kudukoraho ukajya hano kuri tools, business tools. Ukahakora. Wamara kuhakora, ubwo ni uburyo bwa mbere. Iyo ushaka uraza ugakora hano kutudomo dutatu, waneza ugaca hano muri settings. Wamara guca muri settings ukaza ukajya hano kuri business tools n'ubundi. Hanyuma ukahakora, wamara kuhakora ukamanuka hano hasi ahantu handitse messaging. Messaging munsi yaho handitse ngo greeting message. Hanyuma ukahakora. Wamara kuhakora usanga bimeze gutya. Hano hanyuma icyo ukora uhita uvivura kano. Wamara kukavivura ukaza hano handitse greeting message. Greeting message ukahakora. Ubona ngewe hari ibyo nanditsemo. Handitsemo ngo muraho, murakoze kutwandikira, ntabwo turi online, mu kanya turabasubiza. Thank you for contacting Fastborn TV show. Please let us know how we can help you. Hanyuma iyi message iyo umuntu akwandikiye ako kanya ihita yizana mu gihe utari online. Ibi rero ushobora kubisiba gutya, ukandikamo ibyawe. Ushobora kubisiba ukandikamo ibyawe. Dufata urugero, urabisibye hanyuma wanditsemo ngo muraho byonyine gutya. Nwango aka muraho nuramuka ukanditsemo ukagasevinga. Reka tubyihorere nsubizemo ibyanjye, kanongere pastingemo ibyanjye byari birimo, hanyuma dukomerezaho mbereke ukuntu bimeze. Iyo urangije kubyandika nyine, dufata urugero kuri ibi byanjye byanditsemo, ukora hano hasi kuri OK. Aha hasi ukahakora. Wamara kuhakora nta kindi kiba gisigaye, message yawe birimo urayibona hano hari agakaramu. Warangiza ugakora kuri save. Change is saved. Ubwo biba birangiye. Umuntu azajya kwandikira, hanyuma nakwandikira nasanga utari online ahite yibwiriza agire gute, agutegereze. Hanyuma tukibaha ikaze. Niba isomo ryumvikanye atwandikira inbox tukabaha link ukajya muri group y'abafana ba Fastborn TV show. Dufite group yitwa Fastborn TV show fans, nawe wajoininga nkuko bibona ndabikwereka, hanyuma nawe ukaba ukajya dushyigikira. Bwa mbere na mbere ugifungura video yacu jya ukora like. Mara gukora like utwereke ko wayikunze, hanyuma ubundi bigende gute, ubundi ukore subscribe niba utarayikoze, uduhe comment, hanyuma dukomeze tubane mu biganiro byacu. Murakoze cyane. Bye bye, naho ubutaha.